ntiwamamagaye sinaguhamagaye ariko ngeze aho uri kandi uranyakiye kuri kamera. So reka mvuge ibintu bitunguranye, mariage itunguranye, akazi gatunguranye, kubyara bitunguranye, umushinga utunguranye, viza itunguranye, ibintu bitunguranye kuko Imana inzanye bitunguranye. Uko utaruzi ko turi buhure wewe ni nako Imana ijya kuzana ibintu bitunguranye. Hari uburyo abantu bajya bafatira ibintu by'Imana uzazobwirize ngo niyine mutoza we icyakora ntabwo dutorezwa ahantu hamwe. Ajya amaze gutozwa ngo umunsi umwe mu gitondo Samweli Imana iramubwira ngo haguruka ujye kwa Yesaya. Namaze gutoza Dawidi ndashaka kumukoresha ibikomeye. Ndashimira Imana ko kurangije utozwa reka winjire mu kibuga. Ndambwira abantu ngo umukoca ni upanga abakinyi, ntabwo perezida w'ikipe ari upanga abakinyi. Dufite Yesu dupangira. Ahari amagambo mabi wavuzweho yatagaciro. Imana ishimwe ku muntu uri kunyumva. Uyu mwana ngo amaze kubwira Imana ngo iramubwira ngo icyambu ukamba hafi ukagura imbago zanjye ukuboko kwawe kukabana nanjye ngo Imana imuhe ibyo yasabye. Uku kwezi kwa 12 ndaseze ukuboko kw'Imana kubane nawe aho uzajya hose, aho uzasengera hose, igihugu cyose urimo, aho uhereye hose, Imana ikumara umubabaro n'agahinda. Ntubyinjirane muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Uraza kumamaga umwuka mbwira ngo ninje. Ndangije ndibaza ngo Mana niki? Mana irambwira ngo genda, nugerayo ndakubwira icyo uri buvuge. Rero gihe mageze mbajije Imana ngo none ko nahageze bimeze bite? Irambwira ngo bwira umuntu watawe n'imiryango, umuntu watawe na famiye, umuntu waretswe ngo ninjye ukimugumanye. Biravuga iki? Biravuga ngo igihe abantu bakurekeye hahise haboneka umuntu ugufata. Niyo mpamvu ibyari kukwica bitakwishe. Icya kabiri, umwuka we Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze nshuti mwese mudukurikira abakunzi b'Irembo Ryera, abari kure ndetse n'abari hafi, ariko kandi tukaba turi mu bihe byiza byo kubifuriza no gusoza umwaka neza kandi no kumererwa neza. Rero muri iyi minsi turi nkuko mubimenyereye mu kiganiro ijisho ry'umuhanuzi, tugira gutya tukazana abantu b'inararibonye mu buhanuzi bafite amavuta y'Imana, bakorana n'Imana, hanyuma kugira ngo namwe mufashwe. Rero uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya turi kumwe n'umushumba ukomeye cyane nkuko mubibona. Ni umuntu Imana ikoresha imirimo, ni umuntu usengera abarwayi bagakira, ni umuntu Imana yagiriye neza kandi irangije imuha impano zose. Ni muri urwo rwego rero tumwakiriye ku Irembo Ryera kugira ngo tuganirize ndetse tunumve n'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi icyo Imana yashaka gukora igikore inyuze muri we. Reka abanza basuhuze hanyuma musengere akomeze atuganiriza ku by'Imana ishyize ku mutima we. Urakoze Spirian, Imana iguha umugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Umurimo urimo gukora ni woroshye ariko nutagwisari uzagororerwa. Nitwa Revera Pastor Steven, ndi umugabo wubatse, nagize umugisha wo kubyara abana mu mubiri n'abandi benshi. Dufite itorero cyangwa se ministeri tuyoboye ni Calvary Corona Ministry. Niho turimo gukorera umurimo kandi turashimira Imana ikomeje kudufasha muri uwo muhamagaro yaduhamagaye. Amen. Amen. Reka musengerere, murumva ko twahageze kandi mugubwe neza mukurikira ijambo ry'Imana. Mana turagushimira. Haleluya. Muri aya masaha no muri uyu mwanya izina ryawe ni ryamamare. Tugiye kumva iki? Ugiye gukora iki ku muntu ugiye kutwumva? Ikiganza cyawe kigiye kurema iki ku mutima ugukurikiye? Ikiganza cyawe kirakora iki kuri aya maso ari aladopisiwa kuri aya maso ari kutureba? Turasenze kugira ngo umwuka wawe wera yururuke amanukire ku uyu mushumba, kandi umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro imbaraga zawe zimubeho, ineza yawe mubeho. Arabestire wa declare icyubahiro cyawe kiganze kubw'izina rya Yesu.
amen amen. Karibu mushumba. Imana iguha umugisha. Duherukana utarabyibuha cyane, nakubonye mbona uburyo wabyibushye usa neza, ndavuga ngo Imana igomye kukwagura. Ndibuka twigana theology muri act new life, twamaranye imyaka ku ntebe y'ishuri. Ndashimira Imana ko yagufashije muri uwo muhamagaro. Ndibuka turimo turangiza mu banyeshuri batoranyijwe bajya muri picnic, wari urimo. Imana ishimwe ko Imana yaguhinduye ukomeye. Reka mbwira abantu badukurikiranye ngo izina abantu batifuza ko wakwitwa niryo zina ugiye kwitwa. Kandi iryo zina ntabwo rishingiye ku mashuri, ahubwo rishingiye ku miryango, ahubwo rishingiye kuri kavukire, rishingiye kuko Imana ikwemeye. Umuntu yashobora kukwemera yarangiza mwamara gutandukana supirana akagusebya. Umuntu yakugaburira wamara kurya akavuga ukuntu urya byinshi. Umuntu yakugurira ikoti agahita avuga uko usa ari we. Ariko ndashimira Imana iduhindura amazina igahita ibigira ibanga. Ndibuka umunsi umwe nigeze gusengera irindazi. Kandi uyu mugabo ubona hano yavutse mu muryango ukize. Nde navutse papa akora mu ruganda rwa buraseri. Iwacu ni ku Gisenyi. Papa yakoraga muri Buteri. Donc yari umuntu ukomeye mu ruganda. Icya kabiri, iwacu twari dufite amazu 7 imbere ya genocide. Ariko ibintu biza kugira gutya birahinduka. Igihe kikubwira guhahira muri quartier we lele enebo enekota gituma utajya muri saro. Igihe birabaye rero mbere y'indege, sindi buhatinde nisanga nyine. Nyuma yaho nyine nisanga buriya nabaye umurasta, ngiye natunze dread wangu. Ayo murasta ngiye natunze de. Buriya reka ngewe nansuze kwanza abarasta. Ngiye nkunda abarasta byatari. Apana barokore b'amatiku gusa. Murokore musangira ubugari agatavuga ukuntu ari wo bumaze. Abarasta bagira urukundo. Umuntu wese ufite umutima wa Christ Imana imumugisha. Kandi reka ngwifuriza n'abandi bose uwo mutima. Uribuka cyagiye turi muri ya restaurant ukangurira, buriya cyagiye nagiye ngukunze nahise mbona ufite umutima wa Christ. Ntabwo ari undusha amafaranga, ariko nabonye wishyuye fagitire. Ndavuga of course. Kandi icyo murabana icyo sarura. Burya nagiye ngutekerezaho. Ndavuga ese Spire namaze kuba umurasta, uzakomeza uba umurasta. Igihe nicika tuvuge gato ku gihe Dawidi yigeze yisanga mu ntama. Umunsi umwe Imana iramureba, ireba umutima afite intama zitagira amata, intama zitagira umusaruro. Aravuga ngo shingiye kuri uyu mutima Dawidi afite, uwamugira umwami yakunda imitima y'abantu. Dushingiye ku rwego uhagaze turabona waba umushumba, turabona waba umuntu. Reka bureka ngubwire impamvu twakwifuza kugendana nawe nuko tubanza kubona umutima uciye bugufi. Abantu impamvu ubona duhunga abantu nuko tutababonye icyo dushaka. Ndashimira Imana ko hari abantu yahamagaye kugira ngo niduhura nabo twomoroke. Dufite ibikomere, twagiye dukomerekezwa n'abantu. Ngiye mfite ibikomere byanjye, niyo afite ibikomere bye. Ariko ndashimira Imana ko hari abandi bantu duhura nabo tukomoreka. Imana ishimwe. Sinzi uko bije ariko reka twisomera ijambo. Aricyo kora nanjye kuko ngeze kuri izi kamera bintunguye, ngiye kuvuga ibintu bitunguranye. Akeshi iyo ngeze kuri kamera ntiwamamagaye, sinaguhamagaye, ariko ngeze aho uri kandi uranyakiye kuri kamera. So reka mvuge ibintu bitunguranye. Mariage itunguranye, akazi gatunguranye, kubyara bitunguranye, umushinga utunguranye, viza itunguranye. Ibintu bitunguranye kuko Imana inzanye bitunguranye.
uko utari uzi ko turi buhure wewe, ni nako Imana ijya kuzana ibintu bitunguranye. Hari uburyo abantu bajya bafatira ibintu by'Imana, uzaza ubwirize intego ni byiza kuduha intego, uzaze dusengere umugabo amaze iminsi asinda, nabyo ni byiza, ariko hari ukuntu Imana izitunguranye. Iyo itunguranye rero ikora ikintu gitunguranye. Imana ishimwe kuri icyo kintu. Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 20 biravuze ngo nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu, aragenda nk'uko Yesaya yabimutegetse, asukiraho bikabije amagare, aho ingabo zihagarara ziguye zikumwana. Ngo kandi abantu bari kumwe na Dawidi bose arabazamukana umutwe wese uwo mu rugo rwe, batura muri uwo mudugudu w'iherebu. Bukeye Abayuda baraza bimikishirizayo amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Bukeye abwira Dawidi ati Abiyabeshi ati Gileyadi niho habyaye Sawuli. Ibi ni amagambo yabwiwe Dawidi igihe Imana yamuzamukanaga. Muri wese agira ahantu azamukira. Dawidi murabizi ni umwana we kwa Yesaya, kandi igihe yavukaga yavutse mu buryo butunguranye. Ariko Dawidi amaze kuvuka asanga abandi barize igisirikare, asanga abandi bagiye ku ikosi, ariko wisamurebye abona nta cy'agaciro kimurimo. Aravuga ngo kwanza wowe jya mu ntama. Ageze mu ntama, Imana iravuga ngo aho niho nzagutoreza. Buri wese agira umutoza we, icyakora ntabwo dutorezwa ahantu hamwe. Amaze gutozwa ngo umunsi umwe mu gitondo Samweli Imana iramubwira ngo haguruka ujye kwa Yesaya. Namaze gutoza Dawidi, ndashaka kumukoresha ibikomeye. Ndashimira Imana ko umwaka urangije utozwa, reka winjire mu kibuga. Ndambwira abantu ngo umukoca ni upanga abakinyi, ntabwo perezida w'ikipe ari upanga abakinyi. Dufite Yesu dupangira. Uruhande rumwe abantu bajya bumva ko dupfuye, urundi ruhande Yesu akavuga ngo mbabayeho. Ibyo abantu bari bazi bizakwica, ibyo nibyo bihindutse ubuzima. Ntabwo Imana iri bwemere kupfakara, ntabwo Imana iri bwemere kuseba, kuko Imana yakurebye isanga igomba kuguha kumara umubabaro. Ndavuga ibintu 7 nihuse. Ikintu cya mbere cyabaye, Dawidi amaze gukomera ku Mana ye, Bibiliya irambwira ngo nuko Samweli ageze kwa Yesaya, abaza Yesaya ngo mu bana bawe n'uyu ni bano gusa, kubera ko Yesaya ubwe yari yaribagiwe Dawidi. Abantu bakwibagirwa ariko ntabwo Imana yakwibagirwa, abantu bakureka ariko ntabwo Imana yakureka. Ni igihe cyo kwibukwa mu izina rya Yesu. Ndumva Imana ivugana nanjye kwigiye kukwibuka, kandi kwibukane n'abawe, kandi kwibukire mu gihe cyo kwibukwa koko. Bibiliya yambwiye gute? Ndagira ngo unyumve neza. Yambwiye ngo nuko Dawidi azinduka kare. Hari igihe abantu bazinduka kare bagiye kugusebya, bazinduka kare bagiye kukurwanya, ariko aho bakurwanyirije bamara kugenda Imana igakora igitangazo. Ndagira ngo wumve aya magambo. Bibiliya ngo Yesaya ubwe yari yaribagiwe Dawidi, ariko mu ijuru bari kumwe na Dawidi. Nubwo abantu bakureka, nabwo Imana yakureka. Igihe cyose usabanye n'Imana wakira igitangazo. Rero reka nkubwire wowe ngurikiranye, ntabwo bizagenda uko umwanzi abishaka, ahubwo biragenda uko Imana ibishaka. Bibiliya irambwira ngo nuko igihe kimwe Imana iritegereza, isanga kwitonza kwa Dawidi mu ntama bivuyemo igitangaza. Nuko Imana imurebera mu ntama. Yesu ashimwe cyane, bakunzi b'irembo ryera, bakunzi ba Pastor Steven,
abo tuziranye n'abo tutaziranye ko tumenyanye uyu munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka mbanze ngwifurize umwaka mushya muhire, noheri nziza, kandi ubuntu bw'umwami wacu Yesu bugumye bubane nawe. Ndabakunda, ushaka kumbaza ngo udukunda utatuzi birahagije. Kubwa Kristo Yesu ndabakunda cyane. Ndashimira Imana kubwa Esprit wemeye ko twicara kuri izi mikoro z'Irembo Ryera TV. Imana y'amahoro imuha umugisha, turakubaha kandi turagukunda. Esprit aho uri, Imana iguha umugisha. Uwiteka kwagure ibyo uri gukora, nubwo uyu munsi bitagaragara ariko Imana izaguha umugisha. Reka shimire nanone abakunzi b'Irembo Ryera, Imana ibaha umugisha. Wowe utarakora subscribe n'umwanya wo kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizigere bigucika. Imana iguha umugisha. Mbere yuko dusenga ndagira ngo nongere ngubwire ngo umugambi w'Imana kuri wowe ntago uzayoba, kubera ko Imana ije guhindura amazina yawe nubwo abantu batabishakaga. Niyo teme turimo. Imana irantumye ngo ngubwire ngo ije guhindura izina ryawe. Reka dusenge twinjire muri iyo teme. Mwami Yesu, wowe uhindura amazina ugaha umuntu icyubahiro atagikwiriye. Umuntu akavukira habi warangiza ukamuha umugisha. Uyu mwaka nturangire udamuhinduriye izina ahari hose mu izina rya Yesu, amen. Turasoma amagambo y'Imana atari menshi kandi atari na make, ngiye kuvugiramo ubuhanuzi. Igitabo cyo ku ngoma cyangwa se igitabo cy'amateka, amateka igitabo cya 2 ibice 4 umurongo wa 9 biravuze ngo Yabesi yavukanye umubabaro ariko aza kuba ukomeye. Yabesi yavukanye umubabaro nk'uwo wavukanye, nk'uwo umaranye igihe, nk'uwo umaze iminsi ufite, nk'umubabaro wahuye nawe bitewe n'umugore, bitewe n'umugabo, bitewe na famiye, ariko byarahindutse Imana imugira ukomeye. Reka dusome. Yabesi yarushaga bene si icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyambuka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Uyu mugabo witwa Yabesi yavutse amezi 9 nkayo wavukiyemo, ariko hari ubuzima yisanzemo atashaka kurangizanya umwaka. Hari ubuzima ntifuza kurangizanya umwaka. Hari umubabaro nifuza kutarangizanya umwaka. Hari ubukene nifuza kutarangizanya umwaka. Kubw'imbaraga n'ubutware biri ku rurimi rwanjye, ndashaka ngo ngusengere Imana iguhe izina rishya. Uyu mugabo yagiye kwa muganga ntibamuha izina, yagiye mu bitaro ntibyahinduka, mu bavuzi ntibyahinduka, yisize amavuta ntibyakunda, yagerageje gukora ibishoboka byose byatuma ahindurirwa izina biranga. Ariko umunsi umwe amenya ko mu ijuru hari Imana, ngo arahaguruka ajya imbere y'Imana atakambira Uwiteka, aringinga, arizera ngo icyamuka mu mugisha. Hari abantu bagiye ubana nabo aho kuguha umugisha bakaguha umubabaro. Hari abantu bagiye ubana nabo bakagenda bicarira amahirwe yawe. Hari abantu bagiye ubana nabo bakagenda baguhuza n'agahinda gusa. Banamenya ko ugiye gutabarwa bakagusebya. Banamenya ko ugiye gukora ubukwe bakakuvuga nabi. Banamenya ko ugiye kugira promotion bakakurogesha. Banamenya ko ugiye kubona visa bakakurogesha. Ariko nyumva, Imana irantumye, iranyohereje ngo nze mpanurire ku Irembo Ryera TV, ngo mbwire abantu barikurikiranye ko ibijambo abantu bavuze kuri wewe ritaye agaciro kuko uri mu biganza bya Yesu. Ahubwo kwinginga kwawe no kwizera kwawe n'ubuhanuzi duhanuye biguhinduriye izina. Uyu mwana aravuga ngo ariko ibyo mama atakoze hari Imana yabikora. Hari umugisha wanyu bataguhaye, hari umugisha famiye itaguhaye, ngira ngo tuguheshe nk'abatambyi, tuguheshe nk'abahanuzi, kuko izina ribi bakuvuzeho, ijambo ribi bakuvuzeho, reka Imana irihindure nonahe kuvuga ijambo rizima. Ngo arangije ngo aratakamba, shuti yanjye please ndakwinginze dufate umwanya wisengere, usengere ubuzima bwawe, usengere
usengera isura ya, usengera ibiganza bya, usengera imodoka ya, usengera inzu ya, usengera abana bawe, ahari umuvumo wahinduka umugisha, ahari amagambo mabi wavuzweho yata agaciro. Imana ishimwe ku muntu uri kunyumva. Uyu mwana ngo amaze kubwira Imana ngo iramubwira ngo icyambu ukamba hafi ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ngo Imana imuhe ibyo yasabye. Uku kwezi kwa 12 ndasezeye ukuboko kw'Imana kubane nawe, aho uzajya hose, aho uzasengera hose, igihugu cyose urimo, aho uherereye hose, Imana ikumara umubabaro n'agahinda. Ntubyinjirane muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Uraza kumamagara, uraza kumbwira, kuko Imana yiteguye gukora iki kintu ngiye kuvuga ku buzima bwawe. Ndagira ngo noneho ninjire mu buhanuzi nyabwo. Ndimo kuza nza kuri izi mikoro, naje senga mbaza Imana ngo iki. Irambwira ngo umubabaro wahuye nawe uyu mwaka ntabwo Imana ishaka kuwinjirana mwawe uriya mwaka. Igisebe wahuye nacyo, agahinda wahuye nako, ntabwo Imana ishaka kubyinjirana mwawe uriya mwaka. Ibihombo, inyatsi, kurogwa, kwangwa, yambwiye ngo ibyo byose ubisize muri uyu mwaka. Iyo umuntu yimutse avuye mu nzu, hari ibintu asiga atimukana. Iyo umuntu yimutse avuye mu nzu, hari ibintu atagendana, kubera ko iby'agaciro nibyo ashyira muri varizi, ibitari iby'agaciro arabisiga. Hari amagambo adafite agaciro utagomba kwimukana, hari ibintu bidafite agaciro ugomba gusiga. Barakuvuze, bisige. Barakubabaje, bisige. Barakwanze, bisige. Ntibagufashije, bisige. Ntawakugiriye umumaro, bisige. Kuko imbere gato ugiye guhura na babandi bazakora bya bindi. Ejo bundi nakunze amagambo kukozi w'Imana nkunda cyane, Pastor Mutesi, wubahwe aho uri hose. Onda ntabwo warubizi, ariko nkunda amagambo asohoka mu kanwa kawe. Please nawe ndagukunda, umudamu mwiza cyane. Imana ishimwe. Abantu 12 bagomba kutuvira mu buzima bakajya hanze y'ubuzima, nabo tugomba guhura na buriya mwaka. Iki bintu ndimo senga nagize yerekwa cyane kuri ibi bintu. Mukaza kunyemeza koko hari abantu batagomba gutinda mu buzima bwacu. Pastor Mutesi Yesu agumugisha. Hari abantu bana nabo baguprofita, hari abantu bana nabo kugira ngo bazamure gusa, hari abantu bana kugira ngo bagaburire gusa, ariko wahura n'ikibazo ntubabone. Hari abantu bana kugira ngo basengere gusa, ariko wabakenera ntubabone. Ubwo ntabwo ari ubushuti. Ubushuti ni urukundo dukundana mu bihe byose. Imana ishimwe ko ari ukuboko kwa Yesu kuje ku buzima bwawe. Wapfushije mariage ebyiri, wakuwemo inda, wavuyemo inda ebyiri, ufite urugo ariko rusa nkaho rutariho. Uri mu buzima bwo gupfundikanya, ugenda wihisha abantu kubera amadeni. Urwaje umuntu kandi ufite ubwoba ko azapfa, ariko Imana yambwira ngo iratizaka gukora igitangaza. Umaze iminsi wiyumvamo umubabaro mwinshi n'agahinda, ariko labo enevole kide sedeta yatabaye ya bese niyigutabaye. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Nagiye kubona mbona mareka w'Imana afite utambaro twinshi, ari harahanagura abantu amarira, nawe wari urimo. Ari barahanagura abantu amarira barize. Imana irambwira ngo ni igihe cyo guhanagurwa kugira ngo umwuka wagiye ukunaniza Imana iwukureho mu izina rya Yesu. Shuti yanjye ungurikiranye ku irembo ryera TV, ntabwo uzahahombera, ntabwo uzahakenera, ntabwo uzahababarira. Imana izahaguhera ibihe byiza. Ikindi, hari umuntu urwaye ibere ariko afite ijwi rimubwira ngo ni kansa. Imana igukijije kansa. Hari imbaraga zagufashe mu nda yo hasi, Imana iragukijije. Hari umwuka uhora ukubuza gusenga, watangira gusenga bikakunanira, ukumva wuzuye amarira n'agahinda. Imana iguhaye imbaraga zo gusenga. Hari ikindi kintu data yanganirije, urwaye itako ariko urumvisha umwuka nyemeza kubwira ngo akira gukira. Undi mwuka warwanaga nawo ni umwuka wa divorce, urumva waruvamo, ariko humura, Imana ije kukurwanirira, kuko nyuma y'ibihe si ibihe, mbere y'igihe si igihe, mu gihe data arakora. Sengana nanjye mu izina rya Yesu. Ushobora kumamagara kuri iyo nimero 0788 47 626, tugasengana, tugafashanya, tugasobanura inzozi zawe. Ndagira ngo dusenge.
ufite ikibazo cy'ibirenge byarashishutse, ufite ikibazo cy'umugongo, ufite ikibazo cy'ugutwi, ufite ikibazo cy'umutwe, amaso yawe arazamo amarira, abana bawe barimo baraguteza umubabaro, umwe ndabona kwiga byaranze, ariko umwuka wera aje gukora igitangaza. Reka dusenge. Ikiganza cy'Imana cyahinduriye Yabesi izina, nawe kiguhindurira izina. Ibyo utabonye aya mezi 12 yose, kwezi kumwe gusa Imana yabiguha. Ntabwo shidikanya ko kuno kwezi arimo wasubirizwa, kuno kwezi waguramo imodoka, waguramo inzu, wabonamo visa. Ibyo wasengeye byose Imana ibigwa muri uku kwezi, amateka agahinduka. Ndakubwira Imana ihindura amateka, ndakubwira Imana itabara, ndakubwira Imana ifata umuntu wanzwe igahita imuhindura umuntu ukomeye, ndakubwira Imana ihindura izina, ndakubwira Imana ikura ku cyavu. Nasengeye irindazi, nigeze gusonza, mbaza Imana ngo koko nzarya, irambwira ngo uzarya kandi usigaje. Ejo bundi ndimo senga, Imana inyibutsa ibyo bintu. Ndi hariya mu Busesamanza hano bita ngo ni muri arena cyangwa convention, abantu bazi umusozi wa Jari, ubuvumo bwa mbere n'ubwa kabiri, handi murazamuka kajya gusengera hejuru. Imana ndi muravuma irambwira ngo ibuka, ndi Imana igabura, ndi Imana yambika, ndi Imana ikura ku cyavu, ihita imbwira ngo nzagukiza, nzakugirira neza. Nawe izerane nanjye ko Imana igiye kukugirira neza. Ubuzima wabayemo, amarira warize, agahinda warize, gutabwa no kwangwa, birarangiye mu izina rya Yesu. Ibihombo wagiye uhomba birarangiye mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza, sengera ubuzima bwa. Ndafata mpiri umubabaro wari ufite, ndafata mpiri mwuka wa kansa, ndafata mpiri mwuka wa diabete, ndafata mpiri mwuka w'umubabaro, ndafata mpiri imbaraga zikunaniza, ndazisira debo enebo musibirenge bya. Ndekuye amavuta yo gukira no gutabarwa no kwemerwa no guhishurirwa. Ama itimugabiza ubwami, iby'abantu bari barakwimye n'iby'Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo manurire ubuzima bwawe mu bice bitatu bitandukanye. Igice cya mbere, umugabane so taguhaye, umugabane mama taguhaye, niwe mugabane Imana iguhaye. Hari igihe iwanyu abandi biga ntiwige, hari igihe iwanyu abandi bakora we ntukore, ariko nibikuye isezerano Imana yavuganye nawe. Dawidi, uyu Dawidi ndimo kuvugaho nta mashuri yigeze yiga. Dawidi undi kuvugaho niwe wakubise Goliyati. Dawidi undi kuvugaho niwe wabereye Abayisiraheli igisubizo. Imana iguhinduye igisubizo mu cyimbo cy'ikibazo. Kabiri, imishinga wagiye ugerageza, wagiye uhura n'igihombo, ariko uyu mwaka ugiye kwinjiramo ntabwo uzahomba mu izina rya Yesu. Gatatu, amarira warize yawe ukayasuka imbere y'Imana, yabaye urwibutso imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuganye nanjye ngo nze ngubwire ko ingwani yagukubise, ibyakubayeho, ibyo wagiye wisangamo byari esikari kujyana mu mugambi w'Imana. Iyo umuntu avuyemo inda nubwo atahita asama inda, ariko aba yitwa ko yigeze gusama. Iyo umuntu abuze akazi ariko yarize, biba bivuze ngo yize kugira ngo abone akazi. Iyo umuntu yinjiye mu masezerano eje kongera akayasohokamo, biba bivuze ngo ariko yigeze kuyinjiramo. Ninde muntu unyumva wigeze kwakira amahirwe akagenda ngo nongere ngubwire ko Imana yagaruye? Ninde muntu unyumva wavuyemo inda nongere mubwire ko Imana imuhaye gusama? Ninde muntu unyumva wastakaje icy'agaciro ngo mubwire ko Imana ikigaruye? Kuko inzira Satani yanyuzemo kurwanya niyo nzira Imana inyuzemo ikurwanirira. Umunsi Dawidi yagiye kureba bakuru be ngo asanga bihishe, amaze guhangana n'idubu, amaze guhangana n'intare, amaze guhangana n'ibimugerageza, yarahageze ashira ubwoba. Aramubaza ngo uriya muntu urimo basakuriza ni umuramenye, yubaha Imana? Ese ni cyo kibateye ubwoba? Reka ngubwire, ibiguteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Imana yashaka kugira ngo uhagarare mu mwanya wayo, uhangane n'ibyo biguhangayikishije. Haleluya. Reka sengera uyu muntu kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo guhagarara nka Dawidi, kugira ngo gukomera kwawe guturuke mu ijambo rya Kristo. Igihe nazaga hano kuri kamera cyangwa se igihe nasengaga abakozi b'Imana aha hantu, naje ntabateguje, ariko namvaga umwuka ambwira ngo ninje.
ndangije ndibaza ngo Mana niki? Mana irambwira ngo genda, nugerayo ndakubwira icyo uri buvuge. Rero gihe mageze mbajije Imana ngo none ko nahageze bimeze bite? Irambwira ngo bwira umuntu watawe n'imiryango, umuntu watawe na famiye, umuntu waretswe ngo ninjye ukimugumanye. Biravuga ngo igihe abantu bakurekeye hahise haboneka umuntu ugufata, niyo mpamvu ibyari kukwica bitakwishe. Icya kabiri, umwuka wera w'Imana yongeye kumbwira ngo agiye kuza kuri wewe kugira ngo ukuboko kw'Imana kuganze ku buzima bwawe. Nakomeje gusenga ndimo mbwira Imana ngo Mana, irambwira ngo genda umubwire amaboko yamufashe yamaze kumurekura, ariko ntiyamukubise hasi ko yabishakaga, niyo mpamvu namuramiye. Irambwira ngo kandi ongera umubwire ngo iyo umuntu amaze gutwita atangira gukora ibyo umwana ashaka, kubera ko iyo umuntu ari mu gihe cyo gusama agasama, ibintu ataryaga bimwe atangira kubirya, ibintu atangira kutabirya, kubera ko kontrol iri mu buzima bwe ni wa mwana. Irambwira ngo genda ubabwire ngo nongeye kohereza umwuka wera mu buzima bwabo kugira ngo abafashe guhangana n'ibyo byari bateye ubwoba. Ndagira ngo unyumve neza, ibintu umaze iminsi uhanganye nabyo, Imana iguha imbaraga zo kubinesha mu izina rya Yesu. Cya kabiri, nanone nongeye kubyigwa gigera hano, nagiye kubona mbona marayika w'Imana arimo aratanga imbuto, mbona abantu benshi muri mwebwe murimo murakira imbuto. Ijwi rirambwira ngo Imana itanze inkomezi mu rugendo. Ejo bundi nakurikiranye amagambo Rutayisire yaganiraga na Bishop Gafaranga, numvamo ikintu nanjye nakubwira. Wari uzi ko ibibazo abantu bafite njye nawe tubifitiye ibisubizo. Burya hari ibintu abantu basengera batakagombye gusengera, ahubwo njye nawe twaba ibisubizo bya biriya bibazo, nukuba bibw'Imana bukaguka. Ijwi ryakomeje kumbwira ngo nimbwire abantu ngo mureke tubere abandi ibisubizo, mureke tubere abandi ibisubizo. Iyo tubereye abandi bisubizo Yesu aragaragara, iyo tubereye abandi bisubizo umwanzi arahunga. Ubu hari ibintu abantu bari gusengera twebwe dufite, hari ibintu bari gusengera wowe ufite, nyamara wakabibaha aho kutinda basengera biriya bintu bagatinda bagusengera, batinda basengera ibindi ibyo badashoboye tukabisengera, ariko ibyo bashoboye ibyo ushoboye ukabikora. Imana ishimwe. Dawidi arabaza ngo mbese uyu muntu uzamuhangara? Icyatumye Dawidi agira imbaraga zo guhangara Goliyati ni inzira yanyuzemo. Inzira inyuramo n'ibiri kukubaho ntabwo Imana ikwanga, ahubwo irihira guhereza imyitozo yo kuzarangiza ikigeragezo kiri imbere yawe. Hari ibintu byari kutazakorohera, ariko uyu munsi bizakorohera bitewe n'aho ikunyujije. Ndibuka umunsi umwe ndimo sengera irindazi, inzara yandi yabikomeye, Imana irambwira ngo uzarya kandi uzahaga. Nigeze mpima ibiro 50, irambwira ngo uzagira ibiro. Ndibaza ngo ibyo bintu bizaba. Reka nkubwire, ahantu uri guca ntabwo Imana ikwanga, irihira gutoza kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Ndagira ngo rero nongere ngwibutse ko umugambi Imana igufitiye si ukukubabaza. Niyo mpamvu ibyo utabonye muri uku kwezi kose, muri amezi 12, Imana yabiguha muri ukwezi kwa nyuma. Imbaraga wagiye urwana nazo zarangira muri uku kwezi, kuko Goliyati yarangiye umunsi umwe igitutsi kiva kuri Isiraheli. Goliyati wari uhagaze imbere yawe, ndagira ngo ukwezi kwa 12 kurangira Imana imukurengeje mu izina rya Yesu. Goliyati w'imbaraga z'abarozi, Goliyati w'umurozi mubana mu rugo, Goliyati w'intambara umazemo iminsi, Goliyati ukunaniza, reka imbaraga zabaye kuri Dawidi zimanuke ku buzima bwawe, urangize Goliyati ukuri imbere. Amavuta yasutswe kuri Dawidi igihe Yesaya yari yamwibagiwe, ariko yahise yibuka, kuko amavuta Samuel yarazanye ntabwo ari amavuta ya Aminadabu, ni amavuta ya Dawidi. Imana ishimwe ko hari amavuta yawe atazitirirwa abandi. Niyo mpamvu kugirwa nezwa n'Imana bigiye kukomaho. Ndagira ngo ubuzima bwawe Imana ibuhindure mu izina rya Yesu.
abantu bari bazi kuzasheba, bari bazi kuzamwara, bari bazi ko nta gisubizo, bari bazi ko byanze, ariko mu ijuru hari Imana ituma biyemera. Ndagira ngo usengere ubuzima bwawe, wakira amavuta yasutswe kuri Dawidi, ugenda uneshe Goliyati. Nta wundi muntu uzakumukuneshereza, ni wowe uzamwineshereza. Mana, mu izina rya Yesu, ndekuye amavuta kuri uyu muntu ngurikiranye. Reka ayakira amavuta anesha Goliyati uri imbere ye. Reka ayakira amavuta atuma ahabwa umugisha, amavuta atuma ashyingirwa, amavuta atuma azamurwa, amavuta atuma yemerwa, amavuta atuma agira imbaraga, amavuta atuma ahishurirwa, amavuta atuma yakira amavuta y'ubuhanuzi. Ukwezi kwa 12 kukubera ukwezi kumugisha, maze wakire kugirirwa nezwa n'Imana. Benshi batangazwe n'ibyo Imana ikoreye ubuzima bwawe. Urakoze kubyemeye kandi kubikoze. Ni mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Ndekuye amavuta atuma winjira mu masezerano. Uyu mwaka utararangira, Imana ikuremera igitangaza, Imana ikuremera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Biragira kuri 22 z'ukwa 12, Imana yaguhaye ishimwe. Ndabihanuye mu izina rya Yesu. Uzamuhamagara ribo ya mande ene koside ba enewa kutariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 mbere ya Noweli y'iminsi 3 urabufite ishimwe. Ndabona Imana iraba yaguhuje n'umuntu, ndabona Imana iraba yagukweye igisuzuguriro, ndabona hari amafaranga uraba wakiriye, uraba ufite umunezero. Hari abantu Imana iraguhuza nabo, hari wari uri kure ya famiye, umaze iminsi ubisengera, Imana iguhuje n'icyo wasengeraga. Akira kubaho, wakire kurama. Uyu mwaka urangire hari ibyo urangije, winjire mu uriya mwaka unezerewe umutima. Ubuntu buva kuri Kristo no gusenga no kubahwa no kuzamurwa n'ubukire no kugirirwa nezwa n'Imana bibe kuri wowe ngurikiranye. Wari kumwe na Pastor Steven ku Irembo Ryera TV mu izina rya Yesu. Amen.